abakinnyi bari kugenda berekwa imiryango basohoka muri iyi ekipe iri kwitegura kuzasohokera igihugu. Ibyo ni nyuma y'uko itabashije kwitwara neza haba mu gikombe cy'amahoro ndetse no mu gikombe cya shampiyona. Turaza nanone kureba hagati yayo na APR habaye iki, ese niki APR mu by'ukuri yarushije ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ibashe kuba yatwara igikombe. Turareba nanone ko muri rusange shampiyona yaba irangiye, ingorane zagiye zibamo ndetse ni ibintu bitandukanye byagiye Murakaza neza ku Tundi Sport TV, ikinyamakuru cyawe cya buri munsi kuri Ruhago Nyarwanda, aho ukuri, impaka n'ubuke babihurira. APR FC, Rayon Sport, Gasogi, Mukura n'izindi ntitubogama, turasesengura. Utundi Sport TV, umunezero wacu. Turabashishikariza kukigiramo uruhare ndetse tukajya tuganira muri komenti, twungurana ibitekerezo n'ibindi byose twakwifuza kuganira. Nimba uri mushya hano, wakora subscribe, wakora share kugira ngo n'abandi bakurikirane iki kiganiro. Ikaze rero nkuko mubimenyereye hano ku Tundi Sport, turabagezaho izi ngingo zikurikira muri iki kiganiro. Turatera akajisho ku bakinnyi bamwe na bamwe b'ikipe ya Gikundiro, iyo nta yindi ni Rayon Sport. Abakinnyi bari kugenda berekwa imiryango basohoka muri iyi ekipe iri kwitegura kuzasohokera igihugu. Ibyo ni nyuma y'uko itabashije kwitwara neza haba mu gikombe cy'amahoro ndetse no mu gikombe cya shampiyona. Turaza nanone kureba hagati yayo na APR habaye iki, ese niki APR mu by'ukuri yarushije ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ibashe kuba yatwara igikombe. Turareba nanone ko muri rusange shampiyona yaba irangiye, ingorane zagiye zibamo ndetse ni ibintu bitandukanye byagiye biranga ino shampiyona irangiye y'ibihumbi 2024 2025. Mukomeze rero kugubwa neza, turizera ko mumeze neza aho muri hose, abamajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Twizere ko mukomeje kugenda mumeze neza gatanu ku kandi. Ikindi kandi turabashishikariza gukora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza, amakuru ajya agenda abagereraho igihe umunsi ku munsi, cyane cyane muri iki gihe amakipe yanyu yombi, yaba APR yaba Rayon Sport, ziri kugenda zikomeza kwiyubaka kugira ngo zizasohokere igihugu byibuze zazamuye urwego rw'abakinnyi, urwego rw'imikinire, ndetse kubera ko bazaba bari mu ruhando rw'amahanga, bazabashe kwihagararaho imbere y'ibindi bihangange by'amakipe bazaba bagiye guhura nayo. Tutabatindiye rero, reka tunyarukire ku bakinnyi bari gukomeza bavugwa ko bagiye kwerekwa imiryango mu ikipe ya Rayon Sport. N'abakinnyi bagera ku 8 bari kugenda bavugwa ko bashobora gusohoka muri iyi kipe vuba na bwangu. Uwa mbere uvugwa ni Sulaiman Dafe, uwo nawe agomba kuba yakwerekwa imiryango mu kipe ya Rayon Sport. Uwa kabiri ni Jalo Abdullahi, nawe muri abo bakinnyi mu by'ukuri Rayon Sport ibona ko itakomeza gukomezanya nawe arimo. Undi ni Master, nawe nuko biravugwa ko ashobora kugenda akajya gushaka ahandi yaba akomeza kugenda akinira.
undi nanone ukomeza kugenda avugwa harimo Bugingo Hakim nawe biragaragara neza ko rwose ikipe ya Rayon Sport ikomeza kuvuga iti wowe nubwo hari ibyagiye bivugwa yego ni ibintu bitari byiza cyangwa bitavuzweho rumwe, ariko iyi kipe nawe ntago yifuza gukomezanya n'uyu, ndetse n'undi mukinnyi bita Iraguha Haji nawe birimo biravugwa ko rwose muri sezo y'ibihumbi 2025 2026 atazashobora gukomezanya n'iyi ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma turagaruka ku mukinnyi Musa Majaliwa nawe rwose ni ibintu muzi ko yari ibintu byinshi byakomeje kugenda binamuvugwaho, aza no kuba yarakiniye iyi kipe imikino mike cyane ishoboka. Uyu nawe araza kwerekwa umuryango usohoka. Haraza kandi undi mukinnyi bita Kadime Ndiaye nawe hari byinshi byagiye bimuvugwaho rwose, nubwo yakomeje kugenda afasha ikipe, hari byinshi yayifashije, nawe arashobora kuza kuba ari muri abo ngabo berekwa imiryango isohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Harakomezamo undi nanone bita Aimable Nsabimana. Tukiri kuri abo ngabo muzi ko abo ngabo ni bo bagiye bahagarikwa n'ikipe ya Rayon Sport kubera imyifatire itaragiye ivugwaho rumwe, ndetse babonaga ko itanakwiriye kuba yabaho nko mu ikipe nka Rayon Sport. Undi nanone ni Ombolenga, ariko we nawe haracyarimo ikibazo kuko yaba uyu Aimable Nsabimana yaba Ombolenga baracyafite amasezerano y'umwaka mu kipe ya Gikundiro, ariko bikanavugwa ko abo ngabo kurekurwa bitanapfa koroha kubera ko bo barasabwa kugira ngo bagende, ariko byibuze hari ikintu basigiye ikipe yabo ya Rayon Sport. Dukomeza rero n'andi makuru nk'uko nagiye mbibabwira dutangira ikiganiro, nababwiraga ko turi burebe ese mu by'ukuri ni iki cyabaye muri no shampiyona, kugira ngo turebere hamwe ni iki Rayon Sport yarushijwe na APR FC. Aho ngaho rero turakomeza tubabwira ko ikintu mu by'ukuri cyakomye mu nkokora ikipe ya Rayon Sport byatangiye cyane mu gihe cya match retour, nibwo ikipe ya Rayon Sport yagiye igaragaza ko ifite ibibazo bitayoroheye, ubwo mu bakinnyi yagerageje kugenda yongeramo harimo abakinnyi benshi baje badafite mu by'ukuri icyo bagenda bamarira iyo ekipe. Ariko kuri urwo ruhande nabwo ntago waveba cyane nka komite ya Rayon Sport cyangwa ubuyobozi bwa Rayon Sport, kubera ko nabo baguze abakinnyi badahenze kandi abakinnyi hanini bari baragiye bari free, bega bigurisha. Ikindi urumva ko bagombaga kugenda bagerageza gufata abo bakinnyi. Ikindi bazanye abakinnyi hafi ya bose bari bafite ibibazo by'imvune, yemwe no kugeza kuri rutahizamu wabo nawe yaje afite ikibazo cy'imvune we, usibye ko byaje kumukundira nyuma akaza kuba agenda yitwara neza agatsinda ibitego 13, ariko nawe muzi ko mu mikino ya mbere ntabwo yabashije gukinira ekipe ya Rayon Sport kubera ko yari afite icyo kibazo. Ubwo rero icyo twavuga nuko hagati aho habayeho ikibazo cya mikoro mu ikipe ya Rayon Sport, bigatuma no mu kongeramo amaraso mashya bigenda bitagenda neza, kubera ko yashakagaho ishobora gukandira. Ni bya bindi bavuga ngo umwana yica akanyoni bangana. Bitandukanye rero nko mu ikipe ya APR FC ko yo mu kongeramo abakinnyi nibwo hajemo uno rutahizamu wabo unakomeye cyane muri iyi minsi, wabahesheje mu by'ukuri igikombe cya mahoro ndetse n'igikombe cya shampiyona. Urebye nk'igitego batsinze ikipe ya
Rayon Sport rwose uyu rutahizamu niwe wagize uruhare rukomeye, wabara ko igitego ari icye, yego abakinnyi bakina bose mu kibuga, ariko wavuga ko uyu mukinnyi ari we bakesha iyo ntsinzi. Ikindi iki gikombe nanone cya shampiyona niwe toujours ubahesheje igikombe cya shampiyona, tutagendeye ku marangamutima. Ariko hagati aho ngaho nanone ni ukuvuga ko ikipe ya Rayon Sport ahantu byagiye biyigora ni muri roturu, kandi ukabona ko ari ikipe ifite abakinnyi rwose batari abakinnyi bakomeye cyangwa bamenyereye cyane ibintu bya shampiyona hano mu Rwanda, kuko ikipe nka Rayon Sport iza kuba ari abantu bahozaho bari kumenya ko gutsinda cyangwa gutwara igikombe ikipe ya Nyamukandagira mugenda mukubana mu mikino 3 ya nyuma, byo ntago biri ibintu byoroshye hano i Nyarugenge, kuko ibikurusha ibintu byose irakurusha mu kibuga, ikurushe hanze y'ikibuga, ikurushe amafaranga. Urumva ibyo bintu byose uko ari bitatu ntabwo wapfa kugenda uyirya isyataburenge cyangwa se ngo ube wayikuraho icyo gikombe. Ni ukuvuga ngo uburangare cyangwa se intege nke za Rayon Sport zagaragaye aho itangira kugenda itakaza imikino imwe n'imwe, kandi izi neza ko ifite mukeba ukomeye uyirusha ibyo bintu bitatu nk'uko nakomeje kugenda bivuga. Ni ukuvuga ngo APR nayo yego hari aho yagiye ikora amakosa igatakaza bitari ngombwa, ariko ikipe ya Rayon Sport ikomeza kwirangaraho, ikajya nayo igenda inyuzamo utuntu tw'amakosa twa hato na hato. Urumva rero itandukaniro ry'uwabaye champion n'umukurikiye uko rimeze. Ni ukuvuga ngo dufata umwanzuro kuri icyo kibazo, ikipe ya Rayon Sport ni nkaho rwose iki gikombe ariyo yakitangiye bitewe n'amikoro yayo.